murakoze nyiricyubahiro musenyeri munyemerere muri uyu mwanya ntumerenya kwa padiri mukuru wa paruwasi ya Bumara twakirira abashyitsi ndatugeze ijambo ry'ikaze. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Mwese murakaza neza, murisanga, mugubwe neza, kandi dukomeza kugaragaza umutuzo nk'uko byagenze igitambo cyo kazi kirimo. Tugiye kurikizaho inimero ya kabiri y'ibirori byacu, dukomeze tugubwe neza, twitware neza. Tugiye rero kubereka abashyitsi kugira ngo mubishimire, babasuhuze, namwe mubasuhuze, mwaja mugenda mubaha amashyi menshi n'impundu za hano iwacu i Bumara. Turi kumwe n'umushyitsi mukuru w'ibirori byacu, nyiricyubahiro musenyeri Vincent Harorimana. Murakoze cyane kumwakira. Turi kumwe kandi na musenyeri Gabriel Bizimungu, gisonga cy'umwepiskopi wacu, akaba anashinzwe komisiyo ya diyoseze ya Yubile. Mwakire. Turi kumwe kandi na nyakubahwa Padiri Cassian Mulindahabi, chancelier ya diyoseze, akaba anashinzwe komisiyo ya Bibiliya n'imibanire myiza y'abemera Kristo, nawe tumwakire. Turi kumwe n'umunyabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, tumwakire, tumwishimire, yakoze cyane kuva i Kigali kugera ino i Bumara. Akaza neza, dukomeze kugubwa neza n'ibirori by'uyu munsi. Murakoze, murakarama. Sinje kubiyereka kuko muranzi, sinje kubareba kuko muri beza, sinje kuvuga amanjwe kuko sibyo natojwe, nje kuvuga ibyiza n'ibyishimo dufite none. Nteye intambwe maze ndeba hirya ndeba hino, nyabuka imbere ndeba inyuma, nkabona twese duseka cyane, twishimye tunezerewe, twishimiye byinshi bitandukanye, harimo no kuba iyi yubile yahimbarijwe hano i Bumara. Kuri uyu munsi turashimira Imana yabanye natwe na paruwase Bumara, diyoseze ya Rugyacu ya Ruhango ndetse n'igihugu cyacu mu myaka 2025 y'umucungo kwa muntu, mu myaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda, ikaba yaraturinze tukaba tugeze uyu munsi nta kiguzi. Mana yacu rurema biri, shimwa kuko waduhaye ibyiza rwose, shimwa kuko waduhaye byinshi rwose, shimwa kuko waduhaye hafi rwose, shimwa n'ubu ngubu kiturinze tukaba tugeze ubu. Turangamira Kristo soko ya mizero, ubuvandimwe n'amahoro, utazajya mu bibazo bitandukanye, dore koko kuba nta mani baho, kukiyemera akarindiba mu bigeragezo nk'ibi, wirambirwa mugenzi wanjye, kikamusengera gutabara. Twirinde kujarajara abavandimwe, turangamire Kristo soko ya mizero, nitugeramo ibigeragezo turangamire Kristo, nitugeramo amagorwa turangamire Kristo, nitugeramo ibibazo nabwo tumurangamire, afite byose ntacyo tuzabura nidusaba dukomeje. Ihangane rwose kikamusenge, ihangane rwose Imana irakuzi, ihangane rwose wirambirwa, ntabwo harimo ibibazo bya Imana itaragera. Ijambo ryawe ni ryiza cyane, ijambo ry'Imana rinegereza umutima, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora ku muntu wese usabye ukomeje yizeye. Ijambo ry'Imana rituranga aho turi hose, tuyoboze nabyo mu byo dukora byose, duharanire kurizirikana mu bikorwa byacu ndetse turikurikiza mu mibereho yacu, tumurikiwe ndetse n'isengesho ritaretse. Mana yacu, mubyeyi wacu, turagushimira kuko waduhaye umucunguzi wacu Yesu Kristo, niwe ufite icyubahiro yari akwiriye mu ijuru, yemera kuza muri iyi si y'abagome, arababara
barasoje rwose kandi baragusukije. Muri cyubahiro Musenyeri, kugira ngo muri uyu mwanya munyemerere ntumire Padiri ushinzwe guhuza ibikorwa by'abana muri diyoseze yacu, atuyobore umuhango wo gutanga Bibiliya. Murakoze. Icyubahiro Musenyeri, ishuri Tumenye Bibiliya rimaze hafi y'imyaka 20 rikora muri diyoseze ya Ruhengeri, rimaze kugera ku bantu bari buzima bageze ku 3,000. Uyu munsi dushimishwe no kubamurikira 65 tugira ngo mwigire imbere mufatanye no mukura buri wese. Icyubahiro Musenyeri, murashyikiriza buri wese icyemezo cye, certifica, mushyikirize na Bibiliya. Bibiliya ziye guturuka hariya, certifica ziraturuka hano. Ubwo rero bikore neza. Jean-Marie Bienvenu Gasore wa Bumara, ushyikirize certifica ye na Bibiliya. Esperance wa Maria Umara, Tojeni Manizabayo wa Umara, Teodosi Murekatete Umara, Emerance Muja wa Maria Umara, Jean Dodier Giranuye Umara, Paruwasi ya Umara, Maria Chantal Nirere Nuwa Umara, Vedas Twambazimana Umara, Donatille Uwizeyimana Umara, Jean-Marie Vianney Ndikubwimana Nuwa Umara, Leonce Nshimiyimana Janja, abaje bahagarariye amaparuwase bihute nabo baza bahagarare hano. Abaturutse mu maparuwase barahabwa certifica nabo bigira imbere. Uwo ni Janja Jean Baptiste Rwagasore wa Kanaba, Bibiliya. Tarisi Nsengiyumva Nyakinama, Marie Colette Uwamahoro Kinoni, bakitegura gusubira mu myanya yabo. abaje bahagarariye paruwasi umwe kugira ngo ifoto ize kwihuta. Musenyeri
ba nyakubahwa basaseridoti, ba nyakubahwa bihaye Imana, ba nyakubahwa abayobozi muhagarariye inzego bwite za leta, bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Amasakramentu twabonye ko tugomba kuyamenya tukayategura neza, bityo akadufasha kwitagatifuza. Liturujia itwigisha kumenya uko umwaka wa liturujia n'ibihe bya liturujia bikurikirana nuko tugomba kwitwara muri ibyo bihe. Twamenye uko Kiliziya yabayeho, uko Kiliziya yashinzwe, uko yagiye iyoborwa kugeza muri iki kinyejana. Aya masomo twayateguriwe n'abasaseridoti bacu, kandi yose twayize neza tubikesha abarimu bagiye bayatwigisha ku buryo buhagije. Nyiricyubahiro Musenyeri, kubera ko aya masomo twayakurikiranye nta gahato, twiyemeje kuyageza ku barayiki mu miryango remezo dutuyemo, tubafasha mu butumwa bazadushinga gukora, kandi tukaba twitegura kubusohoza neza. Aho paruwasi hose izadutuma tuzajyayo vuba kandi neza. Nyiricyubahiro Musenyeri, mu izina rya bagenzi banjye dufashe umwanya wo kubashimira kubera ibyishimo twagejejweho kuri uyu munsi, duhabwa impamyabumenyi z'ibyo twize na Bibiliya zizadufasha muri ubwo butumwa. Turashimira abasaseridoti, abarimu baduteguriye aya masomo, turashimira abihaye Imana muri hano, abayobozi bo mu nzego bwite za leta muri hano, namwe abakristu muteraniye hano. Mwese kugira umunsi mwiza, murakoze murakarama. Nitwa Uwimana Marie Chantal Noella, abampagarariye bagenzi banjye twarangizanyije uyu munsi, murakoze. Murakoze. Nyiricyubahiro Musenyeri, bihaye Imana mu nzego zitandukanye, bakristu bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nge nitwa Gaston Nteziryayo, nkaba nanjye ndangije mu ishuri Tumenye Bibiliya, ndi umukristu muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Ubuhamya mfite ku ishuri rya Tumenye Bibiliya, icyambere nuko byaduhaye ubumenyi buhagije ku bakristu bagabura ijambo ry'Imana, byaduhaye ubumenyi mu gutegura ijambo ry'Imana, kurigeza ku bandi ndetse no kuribasobanurira. Byaduhaye kandi nk'abakuru b'imiryango remezo ndetse n'abayobora amatsinda atandukanye, dushobora gutegura neza ijambo ry'Imana no kurigeza ku bandi, rikaducamo akajagari gashobora gutuma tugana hirya no hino dukurikira abatubesha ngo Yesu ari hariya, kubera ko dufite ubumenyi buke muri Bibiliya tukaba twajyayo. Ibyo byose ishuri rya Tumenye Bibiliya byaduhaye ubumenyi buhagije kugira ngo tubirwanye. Tukaba rero tubashimira Nyiricyubahiro Musenyeri ku mbaraga mukomeza gushyira muri iri shuri kugira ngo tugere ku bumenyi buhagije. Turashimira kandi abihaye Imana, cyane cyane abamoniye bagerageje kutuba hafi igihe cyose, ndetse n'abarimu baduhaye amasomo. Bose turabashimira. Bakristo bavandimwe, nkaba ngira ngo mumfashe
tubahe amashi n'impundu. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Nyirikire Musenyeri, munyemerere kuri iyi gahunda sabe uhagarariye amatorero n'amadini pasiteri yigire hino nawe atugezeho ijambo ritegure kuri uyu munsi. Haleluya. Ndanezera kuko Bibiliya ni intwaro ikomeye. Nkuko muri Matayo 28:19 havuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigisha. Niba badutumwe rero mubonye ko bampaye indi ntwaro, hari nari mfite, hari n'indi nari mfite, hari n'indi nari mfite. Baba we, ni byiza cyane. Buriya uguhaye iyi ntwaro abaruta uguhaye ikijumba cyonyine. Harimo byinshi. Dukomeze rero tunezererwe. Ni nayo mpamvu Imana ntiyavuze ngo abagatolika nibo bazazi wanjye gusa, n'abiriya nibo bazazi wanjye gusa, ahubwo uwejejwe abe mu itorero rye. Sibyo? Uwanduye nawe ahinduke. Muri gahunda zose twanezerewe banyakubahwa, kandi uyu mutima mufite w'urukundo nizeye yuko natwe hari icyo tubigiyeho. Hariya hari ahantu mwabwiranye ngo muhane amahoro ya Kristo, maze ngiye kubona mbona buri muntu urukundo, na n'ubundi nibwo twabwiwe ko tugomba kubaha Imana n'umutima wacu kandi tugakundana. Ubwo rero muri make ndanezerewe kuri uyu munsi mukuru, n'indi minsi numva nezerewe kabisa najya mpagera, kandi Imana ibishimire. Icyubahiro Musenyeri ukaba umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri, banyakubahwa bafatanya na Musenyeri gutunganya imirimo ya Kiliziya mu nzego zanyu zitandukanye, banyakubahwa abayobozi b'imirenge ari hano turi Murenge wa Rwaza, abakozi b'Imana n'abihaye Imana mwese mutandukanye turi kumwe, abakristo bavandimwe na bene data bandi, reka mwese mbaramutse mbifuriza amahoro y'Imana kandi ngira nti Yezu akuzwe. Icyo naheraho cya mbere n'icyubahiro Musenyeri ni ukubashimira ubutumire mwadutumiyemo muri uyu munsi mukuru w'impurirane yo kwizihiza imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda, ariko kandi nanone imyaka 2025 umwana w'Imana yigize umuntu, ariko nanone bigaha uburenganzira umwana w'umuntu guhinduka umwana w'Imana. Turabashimira cyane n'icyubahiro uburyo mwitangiza inshingano yo kugira ngo tugeze ubutumwa bwa Kristo ku muryango w'abantu b'Imana. N'icyubahiro Musenyeri, ndagira ngo rwose twongere tubizeze ko tuzakomeza gufatanya namwe muri uru rugendo rwo kwimura ikinyoma kugira ngo twimakaze ukuri, aho abantu babeshyera ijambo ry'Imana bitandukanye. Bamwe bazababeshya ngo ryarabuze, abandi ngo birahenda, abandi ngo ryarahinduwe, abandi ngo ntirikigezweho. Ni kura nini cyane zigenda zivuga ku ijambo ry'Imana, ariko ngira ngo nizeze uyu muryango mugari w'abayoboke n'abakristo ba Kiliziya Gatolika nuko ijambo ry'Imana ririnzwe, kandi ririnzwe n'Imana nyiraryo, ndetse rinarinzwe n'abo yaragije ubutumwa bwiza cyangwa inkuru nziza. Abagira ngo mbwire ko nta hantu na hamwe ijambo ry'Imana ryanyeganyezwa nubwo ryahuye n'amateka atandukanye mu isi. Ndagira ngo nsoze bashimira
nongera kandi nanjye gusubira muri iriya jambo rya nyakiribwo ninjiraga rivuga ngo vidimus telam eius. Nshobora kuba ntabivuze neza ariko nabajije abahanga barambwira ngo riravuga ngo twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba. Iriya nyenyeri ntabwo izigera izima rero, kandi Bibiliya twatanze niyo nyenyeri yamurikiye abatubanjirije. Mukomeze kugendana n'urwo rumuri kandi mukomeze kubaha ijambo ry'Imana no kuryamamaza. Imana ikomeze kubagirira neza. Murakoze. Murakoze cyane umunyamabanga mukuru kubw'ijambo atugejejeho. Nagira ngo munyemerere nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Ruhengeri, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, padiri mukuru wa paruwase ya Busasa ya Bumara, murambabarira ubwo mvuza ahandi naho mberutse mbere yuko nza hano, ariko naho ni muri paruwase kandi bagira ibirori nk'ibi twaje kwizihiza uyu munsi cyangwa ibisanata. Abasasaridoti namwe bihaye Imana mu ngeri zitandukanye turi kumwe hano, abayobozi mu nzego bwite za leta, batumirwa batandukanye twaje kwifatanya kwizihiza iyi yubile y'imyaka 125, abakristo bavandimwe bo muri paruwase ya Bumara mu murenge wa Rwaza, aho twagize amahirwe yo kugira iki cyicaro. Ndagira ngo munyemerere basuhuze Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Nkurunziza Faustin, nkaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza mu karere ka Musanze. Mu izina ry'umuyobozi w'akarere ka Musanze utashoboye kuboneka muri ibi birori, ndetse no mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwaza no mu izina ryanjye bwite, tewe ishema no kuza kwifatanya namwe muri uyu muhango w'agaciro, muri uyu muhango twese tuzirikana kandi twibuka imyaka 125 ivanjiri cyangwa se ubukristu bugeze mu gihugu cyacu. Twese uko turi ahangaha, niyo tutaba turi abizera bo muri Kiliziya Gatolika, ariko twese duhuriye ku bukirisitu, bityo tukaba ari iby'agaciro kugira ngo nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze yacu ya Ruhengeri yarazirikanye ko natwe tugomba kwifatanya namwe muri ibi birori, tukaba tubimushimira cyane nyakubahwa Musenyeri. Kubahagarariye amadini n'amatorero mwaje kwifatanya natwe bavandimwe, ndabaramukije mwese. Kristo Yesu akuzwe. Muri uyu mwaka twizihiza yubile y'impurirane y'imyaka 2025 y'itungwa rya bene muntu, iherezo Alpha na Omega. Tukaba rero tumusanga mu ijambo rye, uko yabayeho hano ku isi, ibyo yakoze, inyigisho yatanze, amagambo yavuze, byose tubisanga muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye, Imana niyo soko y'ubuhanga nyakuri, niho umuntu avoma kugira ngo avuguruze ubuyobe, niho umuntu avoma kugira ngo akosore kandi
atoze muntu ibitunganye, akaba ari igihame kandi akabona intwaro zimufasha gukora icyiza cyose. Ijambo ry'Imana rero soko y'ubuhanga nyakuri, ni mucyo tujye turisoma turizirikane, riyobore intambwe zacu. Niho tuvoma ibyo twigisha abantu ngo bamenye inzira y'umukiro, niryo dukomoraho imyifatire ya gikristo igomba kuturanga mu rugendo rwacu tugana ijuru. Nibyo koko Bibiliya ni igitabo gitagatifu gihebuje ibindi byose, ari nacyo gikubiyemo iby'ingenzi Imana yahishuriye abantu, kikaduherekeza bakaza kutumenyesha inkuru nziza. Ndashimira abasaserdoti, abihaye Imana, abarayiki n'abafatanyabutumwa bose bitangira inkuru nziza muri diyoseze yacu. Mukomerezaho kandi mukomeze kurangwa n'ishyaka mu kwamamaza, kandi bikaba byagenze neza. Bakristo ba Paruwasi ya Bumara, murahirwa kubera ko mufite umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, akaba nababereye umuvugizi. Nakomeze abavuganira. Ndashimira abantu b'inzego zose bitanze mu gutegura neza uyu munsi, n'uburyo mwaje mwabukereye kugira ngo dufatanye guhimbaza iyi yubile mu byishimo. Ndashimira umuryango wa Bibiliya mu Rwanda inkunga baduteye, ariko cyane cyane nimumfashe dushimire umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda kuba yaje hano n'ubutumwa bwiza yatugejejeho. Ndashimira n'ubuyobozi bwa leta mu bufatanye. Ndashimira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza ijambo ryiza yatugejejeho mu izina ry'ubuyobozi ahagarariye. Ndashimira abantu bose bafashe ijambo mbere yanjye. Ndashimira abatweretse ibihangano, abana bacu batweretse imikino, imvugo, imbyino n'ibindi byose. Ibi byose byatumye uyu munsi uba akataraboneka, kandi ndizera ko tuzasarura imbuto nyinshi kuri uyu munsi mukuru wabereye hano. Tumurikiwe n'inyenyeri yawe, akiriye Bibiliya, iyobora intambwe zawe.
iriho